nanjye ndashaka kuvuga kuri Ngoga. Ngoga nari mubereye se wabo, uvuge Ngoga agiye kurwara. Ni nacyo kintu cyambabaje gikomeye. Ngoga arwara, yaba ari uriya musore ntiyampamagaye. Njyewe njya mvuga ngo iyo njya kumenya ko yarwaye Ngoga mbere ntabwo ari bupfe, niko njya mvuga. Niba ariko Imana imbabarire nimba mbivuze nabi. Ko Ngoga abantu benshi bari mu kuza bakabivuga. Ngoga ntabwo yarwaye. Ngoga ntiyatatse umutwe. Yababura indwara, babuze indwara ngombwa ko tugaruka mu rugo, ariko arambwira ngo ari gukeka kuko ashobora kuba arimo malariya. Kugura kwaritemo nk'ibisanzwe, arayinywa ntibyagira icyo bitanga. Akomeza ajya ku kazi kuwa mbere nk'ibisanzwe, aragaruka arambwira ati yewe ndumva nashize kabisa. None tunore se ko indwara bayibuze tubigenze gute? Kandi na marira watekerezaga ubona ntacyo igufashije, dukoreye iki? Kubera ko yakoraga akazi k'ingufu muri rege, navuga ashobora kuba arimo n'umunaniro wenda w'umubiri. Aho ngaho hari za paracetamol akanywa, ariko ntibyagira icyo bitanga. Abaye mu ijoro ryo kuwa kabiri, icyo gihe ewana arataka kabisa, arataka. Byageraga nijoro nka saa 9 saa 10, ibindi kabisa. Agatakira mama we, agatakira papa we, avuga ngo ndapfuye. Amubwira ngo komera ihangane. Ubwo muri ubwo buribwe, yewe nawe gusa nta wundi muntu twabwiye. Namwe ati none se waretse tukabwira famille, ati nta kibazo ndumva. Uvuga ngo ku manywa yirirwaga ameze neza, byaba nijoro bikaba ibindi. Bibasi none Mana yanjye, indwara n'indwara ki? Abaye mu ijoro ryo kuwa gatatu, abazi Rwamagana urusengero rwitwa Zion Temple, nabwo biba gutyo mu ijoro, biba ngombwa kuko njya mu rusengero, ati ndikanye gutakira Imana. Ndagenda ndasenga, nago kumva akaba yavuganye na papa we kuri WhatsApp, aramubwira ngo aze kumufata, ariko njye ntiyabimbwira. Hanyuma ndagenda ndasenga nyine, mbona ko umuntu agiye kunshikana pe. Yarababaye, ariko arakomera nk'umugabo. Mu gitondo cyo kuwa 4, ubwo nazaga mvuye ku rusengero, nsanga pasiteri yahageze, nibwo yari yaje kumufata, hari nka saa 12. Nsigaye koda ambwira ati yewe umubyeyi yaje kuntwara, ariko ntugire ikibazo, meze neza, ndakomeye. Nanjye nkomeza n'akazi. Naje kuvugana na famille, nibwo bambwiye ati byaje gukomera ku buryo baje kumujyana DMC. Bava DMC bahita bamutransfera Faisal. Abaye muri weekend ndabatereka njye kumanuka njye kumureba uko ameze. Bageze mu nari muri kayigoye yo kumureba, nyine byari bigoye, ariko nk'umuntu babanaga bangirira favere, mbasha kumureba. Hanyuma ndebye ukuntu ameze, mbona yarembye pe. Kuva uwo munsi arinze agenda, ntarongera kuvugana nawe. Ngoga ndamuvuga mu buryo bubiri. Ndavuga Ngoga w'umwuka, ndavuga Ngoga w'umwuka, mvuge na Ngoga w'umubiri. Ngoga w'umubiri yakundaga abantu, akagira n'urwenya. Yakundaga n'abakene.
sinzi niba ari ikintu kwigeze guterwa n'abantu basabiriza. Turibaza ndetse noneho ni Imana ishaka kutugerageza, bakaza igitondo kimwe bakaza ikindi, bwaca noneho ugahita baza ari nka 4 cyangwa 3. Ndangetse ngo ga ibintu tuzabivamo byo guhora dutanga, ati none se tugire gute kubona ababaye bakenye bene ibyo rero ngo ga umwuka yakundaga indirimbo za Okovu, kandi nta gitwari cyinshi yarazi, ariko nkibaza ukuntu indirimbo za Okovu zikunda bikantangaza. Ikindi umwanya bagafite yakundaga gusoma ijambo ry'Imana, ndetse akandika n'ibyo bari kuvuga. Ya gatatu ngoga yagaza atanga 1/10. Rimwe rimwe bikamunanira akambwira ati none uzananiye pe, ariko mu gihe twabanye yaragerageje kiranuka 1/10. Ya kimwe nigeze kubura inshuti yanjye ndababara, sinzi umuntu wadufasha agasoma muri Yohana ibice 12:24. Ngoga nari mu berese wabo, ariko mu bundi buryo nari mukuru we, kubera ko wabo mwa pasiteri niho nakuriye kuva nkiri muto. Nahigiye amashuri abanza, nhigira amashuri yose ariho mba. Ngoga yavutse tubana mpari, yanibuka bamwibaruka, ndi mu batwaye n'ibikoresho kwa muganga kugira ngo Ngoga mbese yari jyewe, yari ubuzima bwacu. Ngoga nanjye ndamuvugamo minota mikeya, muzi ari muto, muzi akuze, ni nanjye namujyanye Rwamagana. Twari tuziranye rero mu buryo bukomeye cyane. Ngoga akiri muto, cyangwa n'abandi bose bari aha ngaha n'ababaye nka pasiteri bose, hari umuco mwiza abantu bose bahabaye bagira. Ubundi umuntu uba kwa pasiteri biba ari itegeko ko saa 9 z'ijoro mwese mubyuka mukajya gusenga. Waba uri umwana muto ufite imyaka 2, waba ukungana kose, iryo ni itegeko. Twakoze iryo tegeko twese turizi, bigatuma buri wese akura azimana. Nukuvuga ngo waba ubishaka utabishaka ugomba kubyuka, waba ubishaka utabishaka ugomba gutegura ijambo. Buri wese abaga afite icyumweru cye cyo kuyobora, icyumweru cye cyo kubwiriza n'ibijyanye no gusenga n'ibindi. Akurira muri uwo mujyo, akurira muri ubwo buryo. Ngoga rero akura afite umutima mwiza, ari umwana uba. Hari umuntu watanze ubuhamya ushize, nanjye ndi busubiremo. Iwacu duteye mu buryo bubiri. Muri twese muri rusange turi beza, ndavuga mu mico, ariko tugiramo abantu bagira umujinya vuba ariko udatinda. Bagira n'abandi bagira ibyishimo byinshi banabigaragaza. Ngoga imiterere ye nari ntarabona kugeza yitabye Imana. Ngoga yarakaye, buri gihe muvugana aseka, mwavugana agaseka. Uya kubona ajya kugusuhuza agaseka, wamubwira ijambo rye yose Ngoga agaseka. Yari umwana udasanzwe ku bantu batamuzi, no kumuhamya biroroha. Amaze kuza Rwamagana, yanibuka abayobozi be, wenda harimo n'abana bagiye mbona aha ngaha, agiye gukora akazi nk'amezi 3 gusa. Yakoraga muri REG, mu kigo gitanga amashanyarazi. Hageze y'amezi 3 arayakora, bahita ama kontra y'umwaka. Babona n'umuntu udasanzwe, babona asa n'umuntu usanzwe abikora. Wa mwaka urangiye bamugira umukozi kimwe n'abandi bakozi,
kandi buri mwaka akaba best performer, akaba umukozi mwiza, icyo gihe nari nyituye Rwamagana n'umuryango, twabanaga mu nzu. Ngoga mu bushobozi bwe n'uyu munsi nibwo madama yarimo abinyibutsa, niwe wabaga uzi ngo umugati arabuzana mu rugo, ibintu abana bakunze byose Ngoga niwe wabikoraga. Rimwe ndamubwira se Ngoga, aya mafaranga wazigama aya mafaranga ukayajyana mu bindi bikorwa. Arambwira ngo ntago natahaniye abana umugati, ntago natahaniye abana utuntu two kurya. Bigera igihe abana babana na Ngoga, bava mu cyumba cyabo bakajya bajya kurarana na Ngoga mu cyumba cye. Matuza kwimuka tuva i Rwamagana, bitewe n'impamvu yo mu kazi kanjye, nza gusubira i Rwamagana. Namaze nk'amezi 4 nsubira i Rwamagana mu mujyi. Mpamagara Ngoga. Ngoga rero ntago wajya gukodesha nagarutse hano, nubwo ntagarukanye n'umuryango ariko nanjye mfite inzu hano. Akaba ikintu nacyo nongera ngaruke kuri pasiteri. Rero adutoje ikindi kintu gikomeye. Yagatubwira ati ubundi umuntu w'umuhungu, umuntu w'umusore ufite imyaka 18 ujya kuba mu nzu y'umuntu aba atangiye kwangirika mu bwonko. Ubundi umuntu ufite imyaka 18 yagombye kuba yishakaho ubushobozi. Ngoga arambwira ati ujya wibuka ikintu papa ajya tubwira, yewe ndakora, mfite akazi, ndahembwa, reka sinze mu rugo. Ese ejo bundi nibaguhindura bakakujyana ahandi tuzongera tujyane? Abimbwiye ndabyumva, ni nako kababaro gakomeye njya ngira ndakagarukaho. Yakoraga akazi nk'uko mugenzi we bivuze, kari bize ku buryo yashaka gukora agataha saa 2 z'ijoro, cyangwa rimwe agakora ijoro n'amanywa. Arakiri umwana muto uri flexible, buri wese yakoresha mu nshingano z'igihugu kandi akabikora neza. Mite nihuta mvuge Ngoga agiye kurwara. Ni nacyo kintu cyambabaje gikomeye. Ngoga arwara, yaba ari umusore ntiyampamagaye. Ngewe njya mvuga ngo iyo njya kubimenya ko yarwaye Ngoga mbere ntabwo ari bupfe, niko njya mvuga. Niba ariko Imana imbabarire nimba mbivuze nabi. Ko Ngoga abantu benshi bari mu kuza bakabivuga, Ngoga ntabwo yarwaye. Ngoga ntiyatatse umutwe. Ngoga yarwaye iryinyo ngo rimurye. Ngoga ngo yaricaye yumva umubiri imbere umuriro mu mubiri, akumva umuriro mu mubiri, uwamukuraho ntiwumva umuriro, ariko umwana akaribwa. Bigeze igihe papa washaka kuba yarampamagaye ndi mu nama sinafata telefone. Umva ukuntu ni Imana igikora ibintu. Aramuzana amujyana kwa Muco. Amujyanye kwa Muco, Ngoga yaratatse. Na Muco ntiyampamagara ngo ambwire Ngoga nuko arwaye mu buryo nk'ubwo ngubwo budasobanutse. Ngo Muco akamubwira yataka, mwana yataka, ngo Muco akamubwira ngo byamukoraho nyine nawe kumva nta muriro. Bakamubwira ngo cicika ngo urimo kwigirisha. Nuko nurumva iwe nta kintu yumvaga, yaramukoraga kumva nta muriro. Kandi umuntu utaka umuriro avuga ngo arimo gushya, yagombye kuba umuriro awumva inyuma. Naje kubimenya yageze muri condition mbi, ari muri ICU, ahantu no kumusura bigoranye. Nyine mbwira abantu ndabaga ngo cyatumye ajya muri ICU wenda ntabimenye n'abandi bakeya. Iyi si nimbi cyane burya, abantu benshi bayizi turi mu rusengero, ariko hanze y'urusengero ni habi. Hanze y'urusengero ntibakunda abantu beza. Hanze y'urusengero haba ibintu bibi cyane, Narababaye, ariko jewe nk'uko uriya musore abivuze, nagize amahirwe yo kumubona. Nta gihe nagiye Faisal ngo mubura. Twaranagerageje, twakoresheje n'abaganga bashoboka muri Faisal, bashoboka,
tukabwira noneho muri abahanga mwarabyize Ngoga arwaye iki twe nkagera gihe nkabaza nk'umudokiteri harimo umudokiteri w'inshuti yanjye twabanye Ngoga arwaye iki ese niba mutakishoboye ni mu muduhe noneho ni mu muduhe ati ntibyashoboka kuva yarinjiye hano muzaduha mugiye kuzaduha umubiri we gusa ntimushaka kumuduha kugira ngo tumukurikirane ati umuntu wageze muri Faisal uri muri ya condition nta nubwo yava kuri machine ngo agere hariya urabyumva ubwo yaramaze amezi 8 arwariye muri Faisal gusa kubera ko nyine twakuriye mu idini mu itorero dufite umuco wa Gikristo twemera ko umuntu apfa ari ku munsi we wageze ariko hanze ahangaha twemera ko umuntu yapfa n'umunsi we utaragera hanze aha twemera ko umuntu yapfa n'umunsi we utaragera ariko twakuriye mu idini Ngoga nicyo cyari igihe cye iyo kitaza kuba igihe cye imbaraga zakoreshejwe Ngoga yagombye kuba uyu munsi turi kumwe mbabwira kandi kantu gato kuri Ngoga amafaranga yahembwaga yarazi gukorera Imana nkuko babivuze ariko gihe kamvuga ibindi bikorwa Ngoga yabaga mu assurance arenza 2 mama we yitaba Imana nta nubwo nari mbizi nabimenye nyuma assurance imwe yamuzaniye miliyoni y'impuzamarira n'ubu hariya nari nicaye banyandikira bambwira ngo ntitwababikiye ko Ngoga yapfuye nyamara hari assurance n'ibyigomba gukora Ngoga sinzi abantu bakomeje kubona utuvideo tunyuranye yari afite abana tujye twita ngo ni Rwanda rw'ejo cyangwa se Marine cyangwa bari abana bitaga abamayi babo kera Ngoga yaratunze agaburira Ngoga hari abantu yishyuraga amashuri suko afite amafaranga menshi ariko yari afite umutima udashobora kumva ibindi naje kumenya nyuma hari n'abari bivuze pastor ajya kumufata Ngoga we ngo yarabyumvise aramubwira ati n'ubwo njyanye ndumva igihe cyanjye cyo kuba mu isi kirimo kurangira ibi biduhamiriza rero ko nubwo ibi byose byabaye ariko igihe cya Ngoga cyari iki ikindi kandi tukagira icyizere ko igihe nikigera tuzongera tugahura na Ngoga ndasoza nshimira kubera ko wenda sinzongera kubona uyu mwanya Faisal amezi 8 ni ikintu gikomeye cyane hari hakenewe amafaranga kugeza uyu munsi atari munsi ya 150 ari hejuru ya 150 ariko ibi nabyo byatweretse ko Ngoga yakoreye Imana kugeza uyu munsi nta bibazo bidasanzwe dufite ibyo dufite dushobora kubimanaginga dushobora kurwana nabyo tukabikora amadeni menshi amafaranga menshi yagiye yishyurwa hari n'ibindi ntashobora kubabwira ariko ejo nari mubivugana na Muco ubundi umukozi wa leta nyuma y'amezi 6 utari mu kazi urasezererwa iyo wasezerewe nuvuga ngo n'ama assurance yose bayakura muri system hari uburyo Imana yakoze igitangaza kugeza umunsi yitabye Imana iminsi twishyuyemo 100% ntabwo irenga iminsi 3-4 nacyo ni igitangaza cy'Imana buriya rero Faisal muyibona kuriya cyangwa n'ibindi bitaro bikomeye bajya kugushyiramo igipimo kimwe kikabara miliyoni bagushyiramo ikindi kikabara miliyoni 2 kugeza uyu munsi rero muri izo miliyoni 50 zirenga turimo kubikora ku buryo nta bibazo turibuze guhura nabyo ndetse n'ibindi byose turimo gukora nabyo nta bibazo turibuze guhura nabyo ibi turabishimira rero inshuti zacu inshuti za pasteri inshuti z'abana bavukana na Ngoga bose inshuti zacu umuryango wacu w'abasinga n'indi miryango y'inshuti kwa Nyirarume n'abantu twese twagiye dufatanya n'ubu turi gufatanya ku buryo ikiro cya Ngoga tubibara ko ari nta bundi bukwe bwo tuzagira uyu niwe munsi we wa nyuma turimo gutegura kuzamuherekeza kwa 5 nta bibazo bindi bizasiga ku muryango ibi turabashimira mwe inshuti mwese z'umuryango ndumva kandi twashimira n'itorero
turimo gukora ibikorwa bikomeye cyane kugira ngo tuzasezere umwana wacu neza. Murakoze, turabashimiye. Murakoze, mukomeze mwihangane.